بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد dutangiye dushimira Allah amahoro n'imigisha bisakari ku Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam we nabiwe n'abasangira ngendo be n'abamukurikiye n'abazakomeza kumukurikira dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushyira mu bakurikiye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bavandimwe, dukomeje igitabo cyacu cya kitabu tawhid, igitabo kigaragaza imyemerere yuko Allah subhanahu wa ta'ala ari we ukwiye gusenga by'ukuri no kwirinda ibangikanyamana, cyanditswe n'umumenyi Muhammad mwene Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Tukaba dukomeje isomo ryacu nk'uko bisanzwe, dukomeje kuri athalithata asharata ku kintu cya 13. Qala al-musannif rahimahullah, umwanditsi w'igitabo aravuga ati: annaka idha arafta haditha Anas arafta anna qawlahu fi hadith Itbana fa inna Allah harrama 'ala an-nari man qala la ilaha illa Allah yabtaghi bidhalika wajha Allah annahu tarku ash-shirki laysa qawluha bil-lisan. Twatangiye kwandika inshallah ubusobanuro ijambo kurindi. Umwanditsi aratubwira ngo annaka, mu by'ukuri wowe, idha arafta haditha Anas, nuramuka umenye hadithi ya Anas. Hadithi ya Anas twese turayizi, ni ya hadithi al-Qudusi. Hadithi ya Anas igambiriwe mahangaha ni ya hadithi al-Qudusi. Ndakeka twese tugira gute tuyibuka ya hadithi ivuga yuko Allah yavuze avuga ati: yewe mwene Adam, uramutse unsanze, yani nyuma yo gupfa kwawe, ufite ibyaha byuzuye isi cyangwa se byenda kuzura isi, warangiza ugahura nanjye utarambangikanyije, nanjye nagusanganira nkuzaniye impuhwe nkakobora ibyaha waba ugize gute waba ufite. Iyi niyo hadithi ya Anas. Umwanditsi w'igitabo aratubwira ngo annaka, mu by'ukuri wowe, idha arafta haditha Anas, numenya hadithi ya Anas, numenya hadithi ya Anas, arafta, uzaitumenya yuko anna qawlahu fi hadithi Itban, ko imvugo ye muri hadithi ya Itbana, yani imvugo y'intumwa y'Imana muri hadithi ya Itban, annaka idha arafta, mu by'ukuri wowe numenya haditha Anas, hadithi Anas turangije kureba, arafta, nguzahita umenya yuko anna qawlahu fi hadithi Itbana, uzahita umenya yuko imvugo y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallama iri muri hadithi yaturutse ku musahaba Itbana radiyallahu anhu, ivuga ngo fa inna Allah, wa mu by'ukuri Allah subhanahu wa ta'ala, harrama 'ala an-nari, yagize umuriro kuba ari ikizira. Mu by'ukuri Allah yagize umuriro kuba ari ikizira, man qala, kuri wa wundi uzavuga la ilaha illa Allah, ko nta yindi Mana ikwiye gusenga by'ukuri uretse Allah, yabtaghi, uwo muntu akavuga ijambo ashaka bidhalika wajha Allah, akabivuga ashaka uburanga bwa Allah subhanahu wa ta'ala, ngo annahu, nguzahita umenya yuko tarku shirki, kureka ibangikanyamana, laysa qawluha bil lisani, uzahita umenya yuko ntabwo ari ukubivuga ku rurimi gusa, bal la budda min tarki shirki, ahubwo ni ngombwa kureka ibangikanyamana, yaba ari mu mvugo no mu bikorwa, ubundi umuntu yarangiza akagaragira Allah subhanahu wa ta'ala wenyine gusa. Kubera yuko nusubira inyuma ukareba hadithi ya Anas, tubanze dutega amatwi kugira ngo tujye dusobanukirwa ino ibara, ino neruro. Nuko bari kutubwira yuko nuramuka umenya hadithi ya Anas itubwira yuko Allah avuga ko yewe mwene Adamu, uramutse unsanze ufite ibyaha byenda kwegera isi cyangwa se byuzuye isi, twarangiza tugahora utarambanyikanyije,
nanjye nagusanganira nkakuzanira impuhwe nkakubara ibyaha bitewe n'ibikorwa byose bibi waba warakoze, ariko igihe ufite utarambanyikanyije. Noneho hadithi ya Itbana yo ikavuga ngo uzavuga rino jambo la ilaha illa Allah ashaka uburanga bwa Allah, ibi ngibi bigaragaza yuko umuntu Allah yagize haramu kuri we kuzinjira muri aljanna ni wa muntu wavuze ijambo la ilaha illa Allah kandi agambiriye uburanga bwa Allah no kwishimirwa na Allah, kandi byose akabikora bil ikhlas, hehe abyereza Allah subhanahu wa ta'ala. Rero iyo usomye zino hadith ebyiri uhita ko kureka shirki no kuvuga ijambo la ilaha illa Allah ntabwo ari kuvuga ku rurimi gusa ngo birangire, ahubwo ugomba kuvuga rino jambo la ilaha illa Allah warayize ukirinda n'iki nibangikanyamana. Twagiye ku kintu ar-rabi'ata asharata cya 14 aricyo ta'ammal al-jam'a bayna kawni Isa wa Muhammadin alayhima as-salatu was-salam. Ngo ta'ammal anga bari kukubwira ay tafakkar, tekereza al-jam'u bayna kawni Isa wa Muhammadi, ugize gute unakusanye kuba intumwa y'Imana Yesu n'intumwa y'Imana Muhammad, amahoro n'imigisha bya Allah bibabeho, abedahu ko bose ari abagaragu ba Allah, wa rasulahu ndetse bakaba n'intumwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Baratubwira ngo ta'ammal al-jam'a bayna kawni Isa wa Muhammadin, anga harimo yuko unatekereze kuri kino kintu kiri hagati ya Yesu n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kuba ubwabo ari abagaragu ba Allah wa rasulahu ndetse bakaba n'intumwa za Allah. Ibi ngibi turabikuramo isomo yuko yaba ari intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama ntago twemeye kumukabiriza, ndetse n'intumwa y'Imana Yesu ntago twemeye kwikabiriza. Ahanga harimo yuko ntago twemeye gukabya ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama, nta nubwo twemeye gukabya ku ntumwa y'Imana Yesu ngo tubashyire ku rwego Allah atigeze agira gute abashyiramo. Twandika ifaida hadithi y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaravuze iti, intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama yaravuze iti, nimuzankabirize nk'uko abanasara abakristo, yani nk'uko abanasara, ikiganiro ni abakristo, nk'uko abanasara bakabirije Yesu mwene Mariya, nk'uko abanasara bakabirije Yesu mwene Mariya. Mu by'ukuri njyewe ndi umugaragu wa Allah. Muzavuga muti umugaragu wa Allah n'intumwa ye. Ino hadithi ni sahihi kwa Bukhari, yakiriwe na Bukhari. Intumwa y'Imana iri kugaragaza yuko tutemeye kwikabiriza nk'uko abanaswara abakristo bakabirije Yesu. Urumva rero anga tukuramo yuko Yesu we na Muhammadi alayhima as-salatu was-salam, amahoro n'imigisha bya Allah bibabeho, abedahu na abagaragu ba Allah, wa rasulahu ndetse bakaba n'intumwa za Allah. Indi aya Allah aratubwira ati muri suratu al-Maida aya ya 77, Allah aravuga ati, vuga yewe Muhammad, yemwe bahawe igitabo, yemwe abahawe igitabo, ubwo ni abayahudi n'abanasara. Yemwe abahawe igitabo, abahawe igitabo ni abayahudi n'abanasara, muramenye nimugakabye mu idini yanyu, muramenye nimugakabye mu idini yanyu ibintu bitari ukuri. Aya Allah aravuga ati, vuga yewe Muhammadi,
yemwe abahawe ibitabo abayahudi n'abanasara nimugakabye mw'idini yanyu ibitari ukuri nimugakabye mw'idini yanyu ibitari ukuri muri uko gukabya bitari ukuri abamenyi bamwe basobanuye yuko hari ukukabiriza Yesu barangiza bakamwita ko ari Imana muri uko gukabya abamenyi bavuze yuko ni ugukabya ku ntumwa y'Imana Yesu alayhi salatu wassalam barangiza bakamwita ko ari Imana abandi bakamwita ko ari umwana w'Imana twagiye kuri al-khamisata asharata ku kintu cya 15 turakuramo harimo kuvuga ngo ma'rifatu ikhtisasi Isa alayhi salatu wassalam bikaunihi kalimata Allahi al-khamisata asharata icya 15 harimo yuko ngo ma'rifatu harimo kumenya ikhtisasi Isa umwihariko w'intumwa y'Imana Yesu alayhi salatu wassalam al-khamisata asharata icya 15 harimo yuko ma'rifatu ikhtisasi Isa harimo kumenya umwihariko w'intumwa y'Imana Yesu alayhi salatu wassalam amahoro n'imigisha bya Allah bibeho bikaunihi ko Yesu we kalimata Allahi ko ari ijambo rya Allah bikaunihi ko kuba Yesu we kalimata Allahi ari ijambo rya Allah icya 15 kirimo ma'rifatu ikhtisasi harimo kumenya umwihariko w'intumwa y'Imana Yesu alayhi salatu wassalam bikaunihi ko Yesu we kuba ari kalimata Allahi ari ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala turabizi yuko Yesu yaremye kubw'ijambo rya Allah kun ba agira gute araba uko kuba ni igihe yoherezaga Allah subhanahu wa ta'ala yoherezaga Jibril alayhi salam ngo ahuhe roho muri Maryam ubundi Maryam arangiza itagira gute ahita twita ni igihe Allah yoherezaga Jibril alayhi salam kuri Maryam mama wa Yesu yarangiza akamuhamo roho ubundi Maria akahita twita intumwa y'Imana Yesu alayhi salam icya 15 ma'rifatu ikhtisasi Isa harimo kumenya muri hadithi umwihariko w'intumwa y'Imana Yesu alayhi salatu wassalam bikaunihi ko kuba Yesu we kalimata Allahi ari ijambo rya Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah yamuremye ku ijambo kunba yarangiza akajya gute akaba aribwo kohereza Jibril alayhi salam kuri Maria yarangiza akamuhamo roho Maria akahita gute kun fakana ubundi akahita gute akahita atwita Yesu alayhi salatu wassalam tujye kuri as-sadisata asharata ku kintu cya 16 ma'rifatu kaunihi ruhan minhu harimo kumenya nanone muri hadithi ko Yesu ubwe ni roho yaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala harimo yuko tugomba kumenya yuko muri no hadith kaunihi kuba Yesu ubwe ruhan ni roho minhu yaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala cya 16 harimo ma'rifatu kaunihi harimo kumenya yuko kaunihi Yesu ubwe ruhan minhu ari roho yaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuba bavuga yuko ari roho yaturutse kwa Allah ni ukuvuga ngo Yesu ni roho n'izindi roho zose Allah yagize gute yaremye ni ukuvuga ngo Yesu ni roho n'izindi roho zose Allah yagize gute yaremye bivuze ngo Yesu ni roho n'izindi roho zose Allah yagize gute yaremye uretse ko we uburyo yaje mu muntu yohereje Jibril akaza kuyihuha hehe muri Maria yarangiza akajya gute agatwita ariko Yesu ni roho n'izindi roho Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute yaremye ma'rifatu kaunihi kumenya ko Yesu ubwe
ruhan minhu, ari roho yaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bivuze ngo Yesu ni roho nk'izindi roho zose Allah yagize gute yaremye. Niyo mpamvu Allah atubwira ati, ino aya twagira gute twayandika, niyo mpamvu Allah atubwira ati inna mathala Isa inda Allahi, mu by'ukuri urugero rwa Yesu kwa Allah, mu by'ukuri urugero rwa Yesu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kamathali Adama, ni nk'urugero rw'intumwa y'Imana Adamu, ni nk'urugero rwa Adamu alayhi salatu wassalam. Mu by'ukuri urugero rwa Isa kwa Allah ni nk'urugero rwa Adamu alayhi salatu wassalam. Khalaqahu min turab, Allah yamuremye mu gitaka. Thumma qala lahu kun fayakun, Allah arangije aravuga ati ba Adamu ahita agira gute, ahita abaho. Uwo bitandukaniye n'intumwa y'Imana Yesu nuko we Allah yaremye roho ye, arangije yohereza Jibril ngo ajye kuyihuha muri Mariya, arangije ahita agira gute, atwita intumwa y'Imana Yesu alayhi salatu wassalam. Bitandukanye na Adamu, Allah nawe Allah yaramuremye arema roho ye, arangije aravuga ba Adamu ahita agira gute, ahita abaho. Rero urugero rwa Yesu ni nk'urugero rwa Adamu alayhi salatu wassalam. Ari byo twari turi kureba ma'rifatu kawnihi ruhan minhu, kumenya yuko Yesu nawe ni roho nk'izindi roho zose zagize gute, zaturutse kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndumva twasoreza anga isomo rikaba rirarangiye, tukazakomeza ejo inshallah ku kintu cya as-sabi'ata asharata, cya 17, tukanasoza zino masail bino byigwa, tugatangira umuryango mushyashya, babun man haqqaqa at-tawhid dakhala al-jannata bighayri hisab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.